Wawe ikaze kuri channel ya Coach Emile Niyonzima. Uyu munsi tubahaye ikaze kuri channel yacu. Twagiye tuganira ku biganiro bitandukanye mu gihe cyashize. Urugero twagiye tuganira nko kuri mamodoka, tuganira ku bitekerezo twagiye dusoma mu bitabo bitandukanye, ndetse tuganira no ku bintu twakwita nka tips zitandukanye. Uyu munsi nzanye ibindi bitandukanye. Nzanye ibifitanye isano na relationship cyangwa dating. Gusa si ukuvuga yuko iyi video ariyo ya mbere nzakora muri iyi category ijyanye na relationship. Nzazanamo n'ibindi bitandukanye byinshi kuko mfite ubumenyi bwinshi butandukanye bijyanye n'iyo subject. Uburyo noneho turi buvuge uyu munsi ni uburyo butatu. Turavuga ibintu bitatu cyangwa uburyo butatu ushobora gukoresha mu gihe uhuye n'umukobwa bwa mbere, ukaba wifuza kumenyana nawe, ukaba wakora step ya mbere cyangwa intambwe ya mbere ituma mumenyana. Hano tugiye kukubwira intambwe ya mbere wakora nugenda ugahura n'umukobwa cyangwa ukamubona, ariko biba byiza iyo muri kujya mu cyerekezo kimwe kugira ngo utamudistabinga. Ushobora kumubona harimo nka metero ebyiri muri kugenda mu muhanda, ashobora guhindukira. Mu gihe ahindukiye, ushobora gukoresha uburyo bwa mbere bwo kuba wahita umureba, wamara kumureba gutya ugahindukira, ugahita umwicira ijisho. Iyo wiciye umuntu ijisho ni sinye cyangwa sigino uba umuhaye muri communication. Ni ukuvuga ngo iyo ari umukobwa ukubonye akabona ahise akwishimira, biba byoroshye kuri we kuba ahita agusekera cyangwa agakora smile. Ubwo iyo umaze gukora icyo kintu, nawe ikintu uhita ukora, uhita umwegera ugakora introduction mu gihe gitoya, nawe mukibwirana, ndetse bikagera aho ngaho mukaba mwahana contact. Urumva mutangiye kuvugana muri kujyana mu cyerekezo kimwe, biranoroha, mushaka kwigira aho hirya gato mukomeza mugenda muganira. Kubera iyo umuntu mwaganiriye biba byoroshye kuza kumubwira ati rero twajyanye ibiganiro byiza, nakwishimira ko twabikomeza no mu gihe kiri imbere. Bikaba byaguha uburyo bwiza bwo kumwaka nimero ya telefone mu buryo bwiza kandi buri smart. Uburyo bwa kabiri ni uburyo nabwo bujya gusa n'ubu nari mbabwiye, ariko bwo ufata intoki ebyiri ukazizana ukazishyira hano ku mboni, ugahita uhindukiza ugasa nk'aho umurebye. Ibi ngibi n'ubusanzwe mu rurimi, abantu bazi ururimi rw'amarenga, bigaragaza nk'uko umuntu wamubonye. Rero iyo ukoze sinye nk'iyi, nimba ari umukobwa uri kuguha welcome cyangwa ukwishimiye, immediately bizamworohera kuba yagwa go ahead, cyangwa bikita bifungura communication, mukaba mwatangira kuganira mu buryo buri easy cyangwa mu buryo bworoshye kandi bwa kamere we naturel. Uburyo bwa gatatu tugiye kujyaho ni uburyo bwitwa Benjamin Franklin approach, cyangwa hari n'ababwita Benjamin Franklin effect. Uburyo babushingira kuri Benjamin Franklin. Abantu benshi baramuzi, b'abanyamateka, aba muri bamwe muri founding father of the United States of America, cyangwa ari muri bamwe mu bashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noneho umunsi umwe mu gihe cyahise yigize kuba ashaka gutira umuntu igitabo, kandi
uwo muntu ntabwo bari basanzwe ari inshuti, gusa yafashe iya mbere amubwira ati ntiza icyo gitabo. Akimutiye, uwo nubwo atari inshuti ye yarakimuhaye, aragisoma nyuma yakimusubiza. Gusa nyuma y'icyo kintu cyabaye, nyuma yaho Benjamin yahise abona yuko wa muntu yatangiye noneho gusa nk'umwiyumvamo, yatangiye kumwiyumvamo. Ahita yanzura iki, ahita avumbura yuko hari psychologic trick cyangwa ari trick psychologic, yuko iyo ufashije umuntu nubwo wamufasha akantu gato, uwo muntu utangira kumva umukunze cyangwa umwiyumvamo. Bityo rero mu buryo bujyanye na dating, ubu buryo bwa Benjamin Franklin bukora gute? Kuvuga ngo ushobora guhura n'umukobwa cyangwa dize umuhuriye nko muri coffee shop yenda, ukaba ushobora kumubwira se ari coffee shop ya yenda urugero ice mocha cyangwa acid late, wampitiramo iyihe? Ako ni akantu kaga service umwatsi ariko kari separate. Iyo aguhitiyemo imwe muri izo kofi umubajije, bitabyo bisa nk'ibikoze opening cyangwa gufungura amarembo yo kuba mwakomeza mukaganira kandi mu buryo bworoshye. Twabijyanya nko kwishyushya, nk'uko abantu iyo bagiye muri football babanza bakishyushya. Ubwo buryo rero bwa Benjamin Franklin burakora cyane, kandi urabizi, bamwe murabizi yenda muri kudukurikira kuri channel, yenda ab'igitsina gore hari abantu bagiye babaapproachinga, urugero b'abasore wenda urugero babaje n'ahantu ngo ese baturangira aha n'aha, urugero akubaje umurangira aho hantu kandi uwo muntu ari no kuhakubaza asanzwe n'ahazi, gusa bikoze nka trick psychologique kugira ngo ube open, none ubone nta ribi mwatangira kuganira mu buryo bworoshye. Uburyo rero uko ari butatu ni uburyo bugira impact nziza, ni uburyo bukora. Nawe uri umwana w'umusore, nimba uri timide cyangwa uri umuntu utinya abakobwa, utinya gutangiza ibiganiro n'abakobwa, ubu ni uburyo bwakorohera mu gihe uri gushaka kudatinga. Wakoze cyane kuba wadukurikiranye muri aka kanya tumaranye. Gusa turagushishikariza, niba ukeneye imodoka yo kugura, ukeneye imodoka yo gukodesha, ukeneye inzu apartment, ushobora gusura urubuga rwitwa kigalilife.co.rw ukaba wabasha kubonamo kimwe muri ibyo bintu ukeneye. Ushobora nanone kuba wabona ibyo bintu binyuze kuri guhamagara nimero 0783 515 900, bityo icyo ukeneye ukaba wakibona. Mwakoze cyane, gusa turabasezeranya ko mu gihe kiri imbere iyi approach ya Benjamin dushobora kuzongera kuyivugaho muri video ziri imbere. Wakoze cyane, turakwifuza kugira ibihe byiza birangwa n'ibyishimo. Bye bye.